twongeye kubasuhuza mwese mudukurikiye muri uyu mwanya ni NGAZI YANGU TV muri kumwe na NDAKANGWA Stephanie. Uyu ni umwanya mwiza tugiye kongera kubagezaho ibiganiro bitandukanye turi kumwe n'abatumirwa beza. Ndize neza ntashidikanya kuri buze kunezera hamwe natwe. Twongeye gusuhuza abantu bose bari ahantu hatandukanye, abari mu gihugu cy'u Rwanda, mu mahanga hose tutagenda wenda tudondora ngire ngo niko babivuga. Ariko aho uri wese urimo kudukurikira uyu mwanya tuguhaye kaze kandi wumve wishimiye kubana natwe. Ntago twabura gushimira Imana yongeye kuturinda tukaba tukiriho kugeza aya magingo. Hariho benshi batakiriho, hariho benshi wenda bari muri eta batazi, ariko twebwe kuba turi bazima tuvuga tugenda turya duhaguruka ntago twabura gushima Imana. Imana ishimwe. Reka mbonera umwanya wo kwihanganisha nanone abantu bashobora kuba wenda bari mu buzima butari bwiza butaboroheye kubera wenda indwara, kubera umutekano muke, kubera inzara, kubera wenda babuza babo, impamvu nyinshi zitandukanye abantu bagenda bahura nazo mu buzima bwabo. Aho waba uherereye hose wumve ko tugukomeje kandi tuguhumurije, ngire ngo kandi Imana niryo humure rikomeye, ukomeze kuyegera no kuyisaba. Ndabizi neza ko itajya kure yawe no mu bihe nk'ibyo ngibyo bigoye. Yes, turi kumwe rero n'abatumirwa bacu, ntabwo nza kubatindira kugira ngo dutangirane nabo. Turaza kuba tuganira, turaza kuba turamya Imana, turaza kuba tuvugaho amateka mato y'ibintu tuzi twagiye tunyuramo cyangwa ibyo dukora, impano zacu, ubuzima bwacu bwa buri munsi. Turaza kuganira ku bintu bitandukanye mu gihe gitoya tuza gufatanya namwe, ariko ndabizi neza muraza kunezerana natwe. Ngire ngo nakwakira abatumirwa bacu tugatangira twibwirana, mpereye hariya hantu ndeba piano. Murakoze. Ndi nitwa Steven. Twishimiye kuba mu kiganiro. Murakoze cyane. Turakwakiriye Ndori. Aha. Murakoze. Nitwa Moise Runezerwa. Yego. Nishimiye kuba hano. Murakoze cyane Moise, turakwishimiye natwe. Murakoze, nitwa Chance Bisaba. Nishimiye kuba hano. Turakwakiriye cyane Chance. Murakoze cyane. Nitwa Jimmy Rubibi. Nishimiye kuba hano. Turakwakiriye cyane Jimmy. Aba ni batumirwa bacu dufite uyu munsi, n'abaririmbyi barimo indirimbo zihimbaza Imana, baturutse mu matorero atandukanye, sibyo ra? Chance niwe nza ryawe uturutse muri Foscaye. Moise muri Zion Temple ku Gisozi. Ku Gisozi hasigaye na Pastor Flari na Alice. Zion Temple Rwamagana. Zion Temple uyu munsi irimo neza. Zion Temple na Foscaye uko nanjye mvuye Zion Temple ikabuga rero nanjye niranire. Si kuvuga ngo hazafana, ariko turabarusha imbaraga tu nimutaza kureba neza. Turaza kubarusha imbaraga, ariko ntago turi hano kugira ngo wenda turushanwe, juste turaza kuzuzanya kandi ndabizi twese umwuka ni wa wundi. Mwumve rero ikaze, mwumve munezerewe. Steven yadukoreho gatoya tukumva niba Yengo muri Zion Temple n'ubundi uri umucuranzi wa piano. Uyu munsi rero turi kumwe namwe mukora umurimo w'Imana ahantu hatandukanye, wenda ushobora kuba mufite n'andi matimu mubarizwamo. Chance ari muri Gisubizo, Jimmy ari muri Holy Entrance. Yes. Moise ndi muri Azafu. Yego. Uri muri Azafu. Nawe uri muri Upendo. Muri Upendo. Yes, ubwo ngubwo Moise araza kureba aho ajya, nanjye ndi muri Alarm. Ndi muri Azafu nkaba no muri Alarm. Ubwo twese uko twicara uraza kubitekerezaho neza, aho uza gushima niho tuzakwakira. Yes, reka tubone rero gusuza abaramyi bose bagenzi bacu bashobora kuba bazakurikira iki kiganiro. Turabashuje kandi tubahaye kaze kurushaho kubana natwe no gukurikira ibiganiro ndetse no kutwitabira kugira ngo turusheho gukorana tuzamure ubwami bw'Imana twese dufatanyije. Jimmy, ngira ngo reka ari wowe duheraho. Plutôt Moise mu minsi yashize numvishije indirimbo minsi yavuba hanga. Iriya ndirimbo harya yitwa gute? Yitwa Sinicuza. Iriya ndirimbo Sinicuza wayikoranye na Gabi Kamanzi. Gabi Kamanzi ari mu baririmbyi barimba gospel ukunda mu Rwanda. Niyo mpamvu wamuhisemo kugira ngo mukorane. Wamenye Gabi Kamanzi ku ihe ndirimbo? Hari amahoro
ririmba gatatu amahoro n'ibyishimo umunezero bihora mu mutima wanjye amahoro n'ibyishimo umunezero bihora mu mutima wanjye. ngira ngo Gaby Kamanzi biri mu bintu bishobora kumushimisha burya ni byiza iyo umuntu akoze ikintu ukabona inyuma yawe hariho abandi bantu baciye mu nzira yawe. Ubushize twari kumwe na Serge turimo tuganira ku bijyanye na reka tuvuge iterambere rya gospel mu Rwanda, tugenda tubagaruka abo bantu ba Imana, ba Gaby Kamanzi, ba Pauline nabo bagize uruhare muri gospel mu Rwanda nubwo wenda ari abaturanyi mu kindi gihugu, ariko bari abantu bose kabisa coup de chapeau turabemera cyane kandi twabigiyeho byinshi kandi byiza. Reka tugaruke rero kuri ya ndirimbo Sinicuza. Iriya ndirimbo imaze iminsi mikeya, ibyo ari byose wenda imaze iminsi 5 yego igiye hanze. Mu busanzwe niyo ndirimbo ya mbere wanditse uranasohora uraririmba kugira ngo ni ya kane. Indirimbo ya kane izindi zitwa gute muri ni ya kane ya mbere nayikoze 2018. Niko nakoze iyo ntabwo yamenyekanye cyane kubera ko harimo na rap ukuntu abantu indirimbo za rap batari bazakira cyane. yanza gukora indi nyuma za gukora indi yitwa Umutabazi, niyo navuga ngo isa niyatangiye kumenyekana. Yego nyuma haza Sinicuza. Gusa hari hashyizemo igihe kinini hagati y'Umutabazi n'iyi Sinicuza hafi umwaka. Ni ukuvuga ngo Umutabazi ushobora kuba warayikoze 2019. Yes, 2019. Akunda ari igihe kinini cyane kuko imvune z'abahanzi aba ari ndende kugira ngo umuntu agere ahantu yatangira gukora indi ndirimbo ni urugendo rutari rutoya. Félicitations vraiment kandi twishimiye impano yawe ndetse n'ibihangano byawe. Ngira ngo wenda tuza gukomeza Sinicuza twaririmba wenda gakorasi gatoya twumva ukuntu bimeze, turaza kwigaruka ariko reka turirimba gakorasi gatoya twumva. Njyewe kuba ngufite sinicuza wa mana we, njyewe kuba ngufite sinicuza wa mana we, ibyiza byose biri imbere ndabizi hari mu byanjye, ibyiza byose biri imbere ndabizi hari mu byanjye, njyewe kuba ngufite sinicuza wa mana we, njyewe kuba ngufite sinicuza wa mana we, ibyiza byose biri imbere ndabizi hari mu byanjye, ibyiza byose biri imbere ndabizi hari mu byanjye, njyewe kuba ngufite sinicuza wa mana we, njyewe kuba ngufite sinicuza wa mana we, ibyiza byose biri imbere ndabizi hari mu byanjye, ibyiza byose biri imbere ndabizi hari mu byanjye. Ni nziza vraiment yanditse neza. Iyi ndirimbo urimo urabwira ni iki cyaguteye muri kuri inspiration yawe kuki? Mu by'ukuri indirimbo yari imaze igihe nabwo narayanditse, narimaranye igihe nyine ko akunze wandika indirimbo ukagenda ukayibika. Yego yes, byavuye nyine ku buhamya butandukanye, ntabwo ari ibintu biri personal kuri njyewe ariko narebye muri rusange abantu benshi muri rusange usanga mu by'ukuri umuntu wamenye Imana, umuntu wahuye na Yesu ntabwo yicuza. Yego abahuye na Yesu ubuhamya tuba dufite bwinshi butandukanye, usanga nta muntu wahuye na Yesu wicuza, usanga nta muntu Yesu uratanga ubuhamya bwo ati njyewe kuva mumenye nasanze nta kiyicuza pe umwanya nataye, ahubwo buri muntu wese yaje kuri Yesu yicuza umwanya maze atari kumwe nawe cyangwa se atamuzi. So
bimpa rero bituma bizamura muri njyewe nyine numva indirimbo ngomba kwandika ugakora ayo magambo. Hari ijambo ririmo kugarukamo rivuga ngo mu byiza byose biri imbere ndabizi harimo ibyanjye. No kuvuga ngo hari ikintu wenda hari ikintu wumvishije buryo umuntu yandika ikintu aba yacumvishije navuga ngo inshuro nyinshi kurenza wenda uko yarasanzwe acumva. Donc iyo experience wayigize ushingiye kuki wari urimo wenda wari uri murotiki. No kuvuga ngo ashaka ko buri muntu wese ushaka kumva indirimbo yumva ko ibyiza biri imbere, mbese ibyo Imana iteganya ari yabonye bavuga ngo abanye ndabazi ko Yesu yabivuze, abanye ndabazi kandi nabo bakamenya. No kuvuga ngo ibyiza byose biri imbere, ibyo Yesu ateganyiriza abantu bayo abayo n'ibyanjye birimo, kubera ko namusanze, kubera ko nzi ko ndowe ntabwo rero yanyibagirwa. Agire neza inshuti yanjye maze ko nanjye ibiri imbere nayo azanyibuka. No kuvuga ngo abantu bumva wenda ko bafite ubwoba ngo ejo ngo bimeze gute, bamenye ko ejo ari heza kandi muri ibyo byiza naho harimo ibyawe. Ibyiza byose mbese Imana iteganyiriza abantu bayo, menya ko n'ibyawe birimo. Yego niko twatangiye tuvuga, ariko reka twongere tubisubire mu by'umwihariko. Mu by'ukuri hari ibihe bigoye cyane cyane muri ibi bihe bya covid, abantu bagiye bahura n'ibintu bibatunguye, ibintu bibateye ubwoba, urumva basa nkaho twavuga ngo batakaje ibyiringiro. Reka ino ndirimbo rero ikubere ihumure, umenye ko nubwo wenda mu maso yawe waba ureba ibintu bigoye, waba ureba ibintu bisa nkaho biri mu ruhande ruri negatif, ariko muri Yesu harimo ibintu byiza. Ibyo ngibyo uzabisohokamo winjire mu bindi byiza, kandi ibyo byiza biri imbere nawe ibyawe birimo. Reka indirimbo wanditse yitwa Umutabazi bimeze gute? Katwumveho nayo gatoya. Kongo fite byose, Kongo fite amahoro, umutima urabyemeza ko amaye amahoro adashira. Kongo fite byose, Kongo fite amahoro. Yesu we umutima urabyemeza ko amaye amahoro adashira. Kongo fite byose, Kongo fite amahoro, umutima wanjye urabyemeza ko amaye amahoro adashira. Turirimbane Kongo fite byose, Kongo fite amahoro, umutima wanjye urabyemeza ko amaye amahoro adashira. Umutima wanjye urabyemeza ko amaye amahoro adashira. Umutima wanjye urabyemeza ko amaye amahoro adashira. Yanyuma Kongo fite byose, Kongo fite
mfite amahoro umutima wanjye umutima uragereza ko wampaye amahoro adashira umutima urabyemeza umutima urabyemeza ko wampaye amahoro adashira Itero kivuga gute Moise? umunsi nakutakiyeho waranyumvise Yego. waranyibutse ubwo nari nshishijwe bugufi dore Imana n'umutabazi wanjye genza gutambira igitambo kiva mu mutima umunsi nagutakiyeho waranyumvise waranyibutse ubwo nari nshishijwe bugufi dore Imana n'umutabazi wanjye nzagutambira igitambo kiva mu mutima umutima wanjye urabizi useseka ari byiza ndavuga indirimbo nahimbiye umwami ururimi rwanjye n'ikaramu yandika vuba imirimo wakoze ko ngufite byose ko ngufite mfite amahoro umutima wanjye umutima urabyemeza ko wampaye amahoro adashira ko ngufite mfite byose ko ngufite mfite amahoro umutima wanjye umutima urabyemeza ko wampaye amahoro adashira ko ngufite mfite byose ko ngufite mfite amahoro umutima urabyemeza ko wampaye amahoro adashira ko ngufite mfite byose ko ngufite mfite amahoro haleluya umutima urabyemeza ko wampaye amahoro adashira Umutima urabyemeza umutima urabyemeza ko wampaye amahoro adashira hari indirimbo Apollinaire yaririmbye mu myaka yashize ngira ngo utari waravuka cyangwa mwari mutubebe dutoya indirimbo ivuga ngo ndi uwiwe nawe ni uwanjye aranzi nanjye ndamuzi aravuga ngo kubimenya nibwo buzima bafite amahoro adashira yes ngire ngo iyo ndirimbo ntabwo ari jye wayanditse ariko iri meaningful mu by'ukuri kugira amahoro
ngire ngo mukunda kubona abantu benshi bakotinga utuntu dutandukanye bavuga ngo wenda wagura ibyo kurya ariko ntiwagura apeti wagura inkweto ariko udafite ikirenge nta kuntu byagenda ibintu nk'ibyo ni ukuvuga ngo ikintu Imana itaguhaye hari ibintu bimwe dushobora guhiga tukabona ku bwacu umuntu ashobora guhiga ubumenyi akiga gucuranga akabimenya akiga kuba ahagaze kuri kamera agafata video nziza akabimenya akiga ibintu byinshi bitandukanye ariko hari ibintu bimwe na bimwe udashobora kwiha harimo nk'amahoro nuko tumaze kubiririmba ngira ngo wenda reka iyo ndirimbo tuyigarukeho nayo muri icyo gihe byari bimeze gute muri icyo gihe yandika byari bimeze gute okay nayanditse ndi muri kaminuza nenda kurangiza kaminuza hari mu 2019 kuko narangije 2019 so nayandika ni kwa kundi umuntu uba wiga ariko ufite amahame uvuga ati nshaka ko Imana izankorera umuntu atangiye ishuri avuga ati Imana uzamfashe ishuri ngiyemo cyangwa se ibintu ngiyemo bizarangira amahoro nzarangize ntibakanyirukane sinkabura amafaranga yo kwishyura so n'ubuhamya njye n'ikintu nabamo nigiriye inama njye ndavuga ati kuko mfite ababyeyi kandi mu by'ukuri ababyeyi barifite nta kintu tubuze ariko ndavuga ngo reka ndebe ibyo Imana izankoresha kuko nari mvuye i Burundi njye mu Rwanda mvuga ati ngiye kwiga so ndavuga ati rero ntabwo nzahamagara papa ngo amafaranga n'ishuri ndavuga ati ngomba kurishaka wenyine urabigambirira wenyine ndabigambirira ndavuga ati Mana uzamfashe ntabwo nzahamagara papa ngo amafaranga n'ishuri nzayishira njye nyine kuko naramuyongeye kwiga naravuga ati bute hano hari izindi kaminuza waje ukiga hano kubera kujya kwiga mu Rwanda kandi haranahenze kandi ati ngwino hano nzakwishura amatoya nta kibazo nzishurira ntabwo yabyumva yarambaje ati uzishurira gute uzabona amafaranga yo kwishura kaminuza umunyeshuri kirangiza secondaire ntabwo biba byumvikana kandi ati ni ukuri kandi nzabishobora kwe ngo sawa ngo ko bivuze ngo sawa ngo tuzareba nyine aravuga ati ndabize ejo ndazampamagara iyo ndashaka igihembwe kimwe ngahita ntaje nkamuhamagara ati byanze ntabara so uko nabigambiriye niko byabaye by'ukuri Imana arabikoze nishuriye kaminuza atari ukuvuga ngo muza amafaranga ntashobora guhamagara papa akayampa ariko ndavuga ati reka njyewe n'Imana yanjye tubane muri no shuri ndi turebane noneho njyewe nyabuze ntabwo ndewe papa ndabaza ndareba Imana bampaye amafaranga ko nakeneye guhamagara papa ngo amafaranga kandi nshaka kwigira hano amafaranga so narize kaminuza ndayirangiza gushika no papa ntaga byumva ngo byukuri bararangiza hari cyagufite amadeni cyanago bize kandi ntago bigeze baranyirukana so niho iyo ndirimbo yaje rero ndimo ndangiza nenda graduating numva nyine birandenza uravuga ati rega Imana no mutabazi wanjye mbese ufite Imana mbese naho wajyaye ufite byose iyo ufite Imana umva ko ikintu cyose waba ukeneye Imana irahari kugira ngo ibe yakiguha bakuyizera gusa amen na indirimbo yavuye amen NGAZI YANGU TV iri mu ntego zayo ifite ko gufasha abantu cyangwa kuganiriza abantu wenda biciye mu bantu batandukanye babifitiyemo navuga wenda ubumenyi cyangwa ubunararibonye ko buriya abantu bakuru bagenda baturusha ibintu byinshi nubwo baba batarabyize kuba umuntu yigirira icizere kwigirira icizere bigutera kugambirira ikintu ciza kuko hari igihe wenda umuntu ashobora kubabona kubera ko iwabo gusa wenda bashoboye kumwigisha cyangwa yabonye bourse akavuga ati birahagije ibyo bizanyigisha ariko kwiha buriya ni nko kwigerageza ubwawe uvuga reka ndebe ukuntu nabasha kubaho nta inyuma yanjye nta wundi muntu ndimo kureba cyangwa imbere yanjye nta support icyo ni ikintu kigaragaza kwigirira icizere yego mu by'ukuri ngire ngo n'abantu bakiri batoya n'abantu bakuze
kwigirira icizere ni ikintu kiguha kugambirira neza kandi kikaguhesha gutera intambwe nziza. Félicitations rero. Félicitations. Ni byiza cyane wenda sinzi ukuntu nabivuga ariko ni byiza wenda turazagana tuganira buri umwe hari imigambi wenda umuntu yagiye afata kandi kuko nubwo baba kwishurira kuvuga ngo njye kwishuri nige simuzi kwishuri se kwa amahame menshi amahame wenda tugarutse nk'abantu biga muri secondaire ntago wambara umwenda ushaka ntago urya ibiryo ushaka ntago uryama ngo ubyukire igihe ushaka ni ukuvuga ngo uri ku murongo ishuri rya settings kwiha niyo discipline yonyine mu by'ukuri n'ubutwari bukomeye. Yes, turaza kugenda tubigarukaho reka wenda iyo ndirimbo hari ahantu bavuze ngo ururimi rwawe rwagize gute? Ururimi rwanjye ni karamu yandika vuba imirimo wakoze iyo ni zaburi ya 43. Yego ni zaburi kabisa ijye umenya kucengera neza ikavuga amakuru umuntu yabasha gusobanura abwira Imana. Reka tugaruke rero kuri Jimmy amakuru yawe Jimmy. Iminsi yose ya covid yatambutse tujya lockdown Joy muri Zan Temple ngire ngo namwe ntago muri Foursquare Plateau namwe ntago mwari mu guterana kimwe n'andi matorero yose na Holy Entrance baraho mbese bameze neza mwese muracyariho muracyari umukwiro. Yes man shame. Tugarutse wenda kuri iki kintu twari turimo kuganira na Moise dushingiye kuri indirimbo hari ikintu watuganirizaho wenda nawe wavuga uti ndabizi kino kintu neza ntago ari njye yagikoze ntago ari papa ntago ari mama ntago ari umuryango ntago ari igihugu wenda support yacyo ndabizi ko ari Imana yagikoze mu buzima bwanjye. Nanjye navuga mfite ubuhamya bugiye kumera nk'ubwe usibye ko wenda we yishuriye. Yego. Nanjye kubanza kumara muri kaminuza n'ubango bitewe n'igihe narangirije secondaire aho makona na kaminuza kera. Yego. Ariko ubone ko umuntu asoje umva nabanje kubara minervale bene n'ikintu gitangaje uba kwiga guhera mu wa mbere primaire kugeza mu wa gatandatu secondaire turabura minervale biruka nize kubishima muri church. Yego. Ndashishima Imana avuga ngo nshima Imana ko kuva natangira ishuri ntarabura minervale sinzi uko bisa. Hanyuma icyo gihe ndangije kubishima nibwo nayivuze bita bibi bitandukanye n'ibyo. Yego. Kunashimye Imana ko narangije sinzi none ibonye iki gihe aribwo bitagomba gukomeza ngiye gutangira kaminuza nibwo ntarukomeze umva imbere ikibazo gikomeye kurangiza kaminuza wize kuri kaminuza 3 kubera kugenda usubika hanyuma kangoma kujya gutangira ahandi ugasoreza kaminuza niba ari imyaka 3 neze kuri kaminuza 3 batakwirukanye kubera ibyo bibazo. Yego. Ariko ndashimana ko ndangije ndabishimira Imana cyane. Rero Imana ni umukozi w'umuhanga cyane kabisa ngira ngo wenda tugaruke kuri Moise yavuze ati ntabwo nzigera mbwira mu rugo ngo ntibanyishurire mu by'ukuri niba atari ibanga ubwo bushobozi bwaje kuva he ni impano yawe wakoresheje ni kwa Imana yabigeje gute? Bavuga ngo ni impano niyo yamfashije kubera ko ari ndashimira ababyeyi banjye kubera ko ntabwo bese babonye ikintu nshoboye bakima muri berte. Yego. nakunda gucuranga ncuranga gitari. Rero natangiye muri secondaire nko mu wa kabiri nkajya kujya njya gucuranga nava ku ishuri nkagenda rimwe ntibabyumve kambwa ati oya ugomba kwirimita uvuye ku ishuri ntabwo uzahita ugenda kandi waba ufite examen wenda. Yego. Atari ko urebe nyine uburyo imanaginga ujye wiga gitari ntabwo tubikubujira bikunda ariko n'ishuri ugomba kurirenga. Yego. Ndavuga ati sawa ukuvuga ngo mpita ngendera kuri iyo ligne biramfasha menya gitari. Rero maze kugera hano mbese natangiye no kuvuga ngo ntangiye kubona amafaranga kubera iyo mpano ari uko nigiriye
namaze kwifatira intoze icyemezo cyo kuvuga ngo wikoreshe yes ntaranamenya ko wenda hari nico bizamfasha mbese njyewe nafashe icyemezo cyo ko nzishurira ntarabona ko utanabona tere uzakorera ntanabizi ngo hari n'umuntu uzampamagara basinga impano nikoreshe gusa numva nyine bizakunda tu numva gusa hari ahantu bizava imana iziyaranze so navuga ngo iyo mpano nyine niyo yamfashije nkazi abantu bakampamagara njye gucuranga mu makwe nkagira gute ku buryo bwose navuga ngo trimestre yajya kurangira ku ishuri uburyo nakwishura amafaranga nyafite nayabonye ari tayari nkagera nkayatanga navuga ngo iyi mpano yanjye nyine nakuranye niyo yamfashije kuba nshobora kugera kuri ibyo bintu byose ugacuranga ukanaririmba amahandi ngacuranga gusa handi nkaririmba gusa so bita bimfasha n'ubu nukuvuga ngo impano yawe urayikomeje ntabwo nayireka wayikora aho yaba gushaka yaba ari kunshaka yes impano ni ikintu gikomeye reka twongere ducishaho indi ndirimbo hanyuma tuze tugaruka tukomeza kuganira Manuru ungiroka kandure nimbaraga zanje nubwifa tirozisi zakurwaho ni wowe urusakuno uhorera kw'amazi utigita kw'isi yacu dutuyemo amahema y'isumba byose azamera ubuturo bw'iteka ugushikamije umutima azaba mahoro masa ibirengete ntibizanyeganyezwa kuko utaduhinduka ugushikamije umutima azaba mahoro masa ibirengete ntibizanyeganyezwa kuko utaduhinduka ugushikamije umutima azaba mahoro masa ibirengete ntibizanyeganyezwa kuko utaduhinduka ibirengete ntibizanyeganyezwa kuko utaduhinduka ibirengete ntibizanyeganyezwa kuko utaduhinduka ntibizanyeganyezwa kuko utaduhinduka
kaminuza umutima azaba 나부리키
ushimwe mwami wanjye womenyera ubuzima ukama kudawe kubw'ubuntu bwawe ushimwe ushimwe mwami wanjye womenyera ubuzima ukaba kudawe kubw'ubuntu bwawe naburiki se dufite mariko naburiki God bless you. Ngira ngo umwanya wari mutoya ariko ntabwo bino bishobora kuba ari bitoya ku mutima Imana yateguye ko uzafashwa nabyo cyangwa ugakizwa nabyo cyangwa ugasindagizwa nabyo. Ngira ngo muribuka ko ari indirimbo Israel yaririmbye aravuga ngo abafite imvune ngo mubasindagize. Hari igihe wasanga kano akakahe gatoya hari umuntu gashobora gusindagiza. Niyo mpamvu rero tutakagaya ngo tuvuge ngo umwanya wari mutoya cyane. Turashimira Imana ku bwanyu, turashimira Imana ku bw'impano nziza ikomeje kuzamura mu bakiri batoya mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko. Biragaragara ko Imana yagiye iba imbuto nziza ku bagiye batangira uyu murimo. Yangire ngo tugana ku musozo, reka mbashimire mwese mwabashije kwigomwa umwanya wanyu mukaza kubana natwe kuri NGAZI YANGU TV. Kandi ndibaza atari bwo bwa nyuma ahubwo turatangiye tuzakomeza dukorane namwe mu biganiro bitandukanye. Ndibaza ko nitubahamagara mutazongera kuvuga ngo twaragiye ngo hoya ngo ntabwo twasubirayo. Turi kumwe kuko imirimo yo gukora ni myinshi cyane. Turamushimiye Pianist, turamushimiye Moise, turamushimiye Chance, dushimiye ngire ngo tugana ku musozo. Reka buri muntu agire ikintu aza kuvuga wenda yabwira abadukurikiye bitewe n'ububasha bafite cyangwa n'imbaraga bafite. Watanga ubutumwa bwawe ukuntu ubwumva. Reka duhere ku Pianist wacu hariya. Murakoze. Icyo nabwira abantu ni uko ntacyo babura n'Imana, ntacyo babura n'Umwami Yesu, kuko niyo ishobora byose. Wihebye uri mu gahinda, yizere Umwami Yesu, utaramwakira mwakire, amwizere, azabona ubuzima bwiza, azabona ubugingo bw'iteka ryose. Kugira ngo buri muntu wese ukurikiraniye iyi TV agire kwizera Imana, nta kibazo azagira mu buzima bwe bwose. Imana igenda ikora ibitangaza nk'uko yakoreye abavandimwe nk'uko babivuze. nta na hamwe Imana itabasha gukora. Ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo zikorera mu bakozi b'Imana, zikorera mu bantu bose. Wizere Umwami Yesu gusa, ibindi byose Imana izabikora. Murakoze. Urakoze cyane. Imana igumisha. Okay, njyewe ntabwo ngo ni ibintu bibiri ndi buvuge. Icyambere ni support ku bantu, cyane nk'abo iyo umuntu asohoye indirimbo nk'uko yabivuze ngo uri mu bahanzi, hari bisaba support y'abantu benshi kugira ngo byibuze indirimbo asohoye igere. Hari abantu benshi bari kudukurikiranira, benshi abari abakristu. Iyo wumvise indirimbo y'umuntu kumviremo ubutumwa bwiza, ni byiza ko ukora nawe umusanzu wawe kwisharinga ku bandi benshi bashobora ngo ubwo butumwa babashe kugera kure. Yego, cya kabiri
benshi bafite amakuru ko biri kubera Murenge. Yego. Navuga ngo ni ikintu buri muntu wese ubyumva, hari abatabyumva kubera ko wenda batazi ibiri kuhabera cyangwa se batabaye ngo bamenye uko biba bimeze, ariko abariyo bafite ibibazo bitandukanye, bafite ibibazo bikomeye by'intambara iri kuberayo. So icyo dukora twese ni ugutabariza, niko nabivuga. Buri muntu wese mu bushobozi bwe, buri muntu aho abasha kugera, kugira ngo umuntu wese ufite icyo yabasha gukora mu nshingano ze, ufite icyo yabasha gutabariza kugira ngo abantu bari hariya babashe kumererwa neza, babe mu mahoro nabo, kubera ko nta kintu bari kuzira, nuko bavutse, uko bameze. So nicyo nashaka gusaba buri muntu wese, ari akavidewo, ari iki, no kugerageza ngo twese bibashe kugera kure, ubwo bufasha bubashe kuboneka, abantu bari hariya batabarwe. Murakoze. Cyambere turashimira mwebwe mwadutumiye, tugize ibihe byiza. Cyakabiri turashimira abadukurikiranye. Hari igihe ino message ibyo twakoze hano hari benshi bibohora, hari abakizwa kubera aka kanya. Rero turabashimiye n'abadukurikiranye, Imana ibahe umugisha. Ikindi nasaba abantu ni kuba abamenye Kristo no kumunambaho, nkuko izi ndirimbo twaziririmbye, buri wese afite ubuhamya bwe butandukanye, aho yavuye, aho yageze, afite n'ibyo Imana yamukoreye byinshi bitandukanye. So abamenye Kristo no kumunambaho, kandi n'abataramumenya no kubabwiriza ubutumwa bwiza, kuko nicyo twasigiye hano ku isi, kugira ngo tubwirize amahanga ubutumwa bwiza, kugira ngo bamumenye, bamenye ibyo akora. Nizera ko buriya Ibuna yibutsa aho yari ari, akamenya n'aho agiye, usanga ari byiza. Ntabwo abamumenye twebwe ntabwo twicuza, ahubwo turishimye kandi dufite amahoro n'umunezero. So ikindi ni kuri icyo cya Save Murenge, ni ibintu bibabaje cyane iyo tubireba, iyo twumva amakuru. Birababaje cyane kubona abakecuru, abagore, abana bari hanze, bavuye mu byabo, bari kwicwa bazira ubusa, bazira uko bavutse. Birababaje cyane kuri buri wese ubireba. So turasaba abantu, amahanga areba, kugira ngo abashoboye bafite icyo bakora kugira ngo bagire icyo bakora. Ikindi turasaba inkunga y'amasengesho, ni Imana ibikora, Imana rizatabara. Yego n'abantu twe guhaguruka, ariko Imana nayo ihari, kugira ngo buri wese aho ari byibura ajye asengera abantu bari muri Kongo. Ni abavandimwe, ni inshuti, nubwo waba utabazi, ariko ni ubwoko nk'uko n'abandi bagererwaho ibibi. Rero duhagurukire hamwe, dusengere hamwe, abafite icyo batanga, bafite icyo gukora, bafite icyo bashoboye, bafashe iyo miryango. Hari amagroupe menshi ndibaza babicishaho. Ufite uwo mutima, ufite n'icyo gukora, n'amahanga areba, afite icyo bagira kugira ngo iriya ntambara irangire, nukuri Imana izabaha umugisha. Murakoze cyane. Murakoze cyane Chance. Murakoze cyane. Je message natanga ni ku bantu bamenye Yesu. Dufite Yesu ntitwamuhawe kugira ngo tumugumane muri twe gusa, ahubwo twaramuhawe kugira ngo tumuhe n'abandi, kuko bafite ubugingo buhoraho muri bo. Rero nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima, kandi ubwo buzima abazabubamo ni abari muri Yesu. Rero abafite Yesu nabasaba ko babwira abataramubona, bamupartage cyane, bamusangiza abandi. Abatamufite nabo bamutunge, kugira ngo babone ubugingo buhoraho. Muri Yesu harimo amahoro, harimo byose dukeneye, byose ibyo dukenera byose biri muri Yesu. Rero ni nawo mukoro Yesu yadusigiye, kugira ngo tugende amahanga yose tuvuge ubutumwa bwiza, abatarakizwa bakizwe. Rero bene data, abafite Yesu, ntugategereze pasiteri kuzana abantu kuri Kristo. Si pasiteri, si abavuga ubutumwa gusa, ahubwo ni buri muntu wese ufite Yesu muri we. Rero mu by'ukuri uwo mukoro ni wa buri wese. Ugende ubwire umuntu utaramenya Yesu, umubwire ubuzima, umubwire Kristo, kugira ngo nawe
babone ubugingo buhoraho. Bagenzi banjye bavuze kuri Save Umurenge kugira ngo abantu benshi bagiye babibona ku masocial medias, twagiye tubona Save Umurenge. Mu by'ukuri biriya bintu tubona ntabwo ari ibintu byoroshye. Abantu barapfa umunsi ku wundi, abantu amazu yarahiye barayatwitse, inka zaranyazwe, ubutunzi bw'abanyamurenge rwose bwarashize bitewe na ziriya ntambara. Abantu bari mu bibazo. Mu by'ukuri icyo nasaba amahanga, umuntu wese uzabasha kunyumva, ukoresha ubushobozi ufite, uvugire buri muntu wese uri mu bibazo imurenge, uvugire imurenge kugira ngo babashe kurenganurwa, amahanga areke kurebera, babashe gutabara abanyamurenge basubire mu buzima busanzwe, intambara zibashe gushira kuko ubifitemo ubushobozi. Ubivuze buriya ijwi twahawe no kugira ngo tuvuge. Rero tuvugire abari mu bibazo, tuvugire abakene, tuvugire abari mu ntambara. Rero mu by'ukuri urashoboye gupostinga kuri stati yawe, gusharinga, kuvuga, kugaragaza ikibazo kiri murenge. Mu by'ukuri ntawe udashoboye. Rero uko ushoboye rwose uzabashe kubivuga kugira ngo babashe gutabarwa nawe. Murakoze cyane. Yes, murakoze cyane. Ngira ngo reka tubashimire mwese mwadukurikiye. Twari turi kumwe n'abashyitsi nk'uko babibwiye ku mazina yabo ndetse n'ubutumwa bari batuzaniye twamaze kubwumva. Turabashimira rero ko mwaduhaye umwanya wanyu mukadukurikira. Ngira ngo turi kumwe mu biganiro byinshi bitandukanye kandi turabararikira gukomeza gukurikira NGAZI YANGU TV. Mwari kumwe na NDAKANGWA Stephanie. Bye bye.